Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze nanone kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twizere ko aho muherereye hose hirya no hino hagiye hatandukanye mumeze neza. Twizere ko imirimo yanyu irimo iragenda neza 100% kandi reka twongere twizere cyane ko imiryango muvukamo, imiryango yanyu imeze neza nkuko mubyifuza. Guys, nkuko mubizi iyi channel yacu ya Uburyo TV ibagezaho update zigiye zitandukanye muri cryptocurrency, cyane cyane mining platform. Twongera gusaba wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe ndetse ukemeza no kuri ako kazogera ka all notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe kuri iyi channel kijye kikugeraho mu ba mbere. Guys, nkuko mubibona twagarutse muri mining ya P network, PI revolution. Nta kabuza iyi ni coin igomba kuzana impinduramatwara, igomba gukora ihinduka rikomeye muri cryptocurrency. PI rero yanditse amateka itari yajya ku isoko. Uyu munsi we wa mininze PI uhora wibaza ni ryari zajya ku isoko. Wowe ukora mining ya P network, ikibazo nta kindi ni igihe coin wa mininze zizagira ku isoko, zizahabwa agaciro kugira ngo umenye ko wa mwanya wafashe cya gihe wafashe udasibiriza gukora mining kitapfuye ubusa. Guys, nta kabuza rero iki kiganiro mugiye kubana natwe tugaruka kuri amwe mu makuru Dr. Nikora yatangaje kuri iki kibazo twese twibaza: ni ryari PI izaronshingirwa, ni ryari izi coin zacu twamininze zizahabwa agaciro. Nkuko mubibona imbere yacu tuhafite amagambo yavuzwe na Dr. Nikora ari we CEO wa P network, aho yavuze ko ni bibiri cyangwa se ni intego ebyiri zigomba kuba zirangiye hanyuma PI ikajya ku isoko. Izo ntego rero nta zindi, hano murahabona goals to achieve to get open mainnet. Nizo ntego yaragiye kuvuga bagomba kuba basoje cyangwa se bashyize mu bikorwa ibyo bihaye bagomba gushyira mu bikorwa kugira ngo PI ironshingwe. Nuko hagomba gutangwa mass KYC ndetse hagakorwa na migration. Murabizi mass KYC yaratanzwe mu minsi yashize na Mainnet migration irimo irakorwa, cyangwa se abimuye coin zabo bazijyana muri wallet nubwo zitari zageramo, ariko ibyo nabyo byarakozwe. Murumva ko goals ya mbere iyi ngiyo yaba yaravuye mu nzira nta kabuza. Hanyuma intego ya kabiri ni ukubaka application neza ya P network ku buryo wowe ufitemo coin za PI bizakorohera mu kuzikoresha ugura serivisi, uhabwa serivisi runaka, wishyura serivisi runaka, ugura goods runaka, ugura igikoresho runaka, icyo ushaka cyose ukigura ukoresheje PI zawe kandi ukoresheje application ya P network. Iyo ngiyo ntego ya kabiri nimara gusozwa, nibamara kuyitunganya neza, nta kabuza PI izahita ihabwa agaciro inaronshingwa. Ahangaha murabizi P chain more ku ruhando mpuzamahanga izaba iyoboye, aho iri soko rizaba ritanga goods and service ukishyura mu PI yawe. Ibi nibyo Dr. Nikora yashatse kugarukaho nyirizina, cyangwa se niyo makuru yatanze kuba mininze iyi coin ya P network. Nawe niba wibazaga iki kibazo, niba wari waracitse intege mu kumininga, nyamuneka ugaruke wongere ukore mining yawe, cyane ko zanagabanutse izo twabonaga ku isaha, ariko wongere wimijiremo agafu umininge PI yawe witurize. Hanyuma iyi ntego ya kabiri nimara gushyirwa mu bikorwa cyangwa se mu ngiro, nta kabuza PI izahita ironshingwa. Murabona ko ni amagambo yavuzwe na CEO wa P network. Reka twongere dushimire buri umwe wese twabanye muri iki kiganiro, twongera gusaba wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe kugira ngo ubane natwe.